yagize ayoborana ingabo yayoboje ubwiza bwe 51 BC Egypt, mu gihugu cy'izahabu, imana nyinshi n'imivurugano ya politiki. Umwamikazi ukiri muto arazamuka. Yari yarize filozofi, astronomy n'indimi 9. Ubwiza bwe bwavugwagaho byinshi, ubwenge bwe ntibwashidikanywagaho. Roma yo ntiyamwitayeho, imubona nk'umwamikazi w'umuvantara. Hanyuma ajya kureba Cesare afite ubwato bwuzuye zahabu, ububani n'imitungo myinshi. Yaje ameze nk'utunguranye, yinjirana igitaramo mu mayeri menshi kugira ngo agaragare. Cesare ahita agwa mu rukundo. Egypt irongera irazamuka. Nyuma y'igihe Mark Antony nawe aramukurikira. Abagabo babiri bakomeye b'Abaroma bakurikira ubwenge butyaye kurusha inkota zabo. Yubaka amasezerano mashya, ategeka amato y'intambara. Niwe wagendaga Mediterane. Ariko Octavian atuma Roma yose imurwanya. Mu gihe yari agiye gutsindwa, ahitamo gupfa ku bushake bwe, kuba umwamikazi kugeza ku mwuka wa nyuma. Umwamikazi wahinduye ingoma z'ibihugu yari Cleopatra wa 7.